nigeze kurwara cyane igifu ndivuza ngahora ca mu cyuma, ariko Yesu aza gutegekera ahari bitamuzabye gusa ko yirirwaza, arategeka ndi muzima. Erega hari uburyo wakwizirika kuri Yesu. Ibigeragezo byiza mutangire wivumbure, ngutangire uvuga uti jewe igihe nahereye nsenga Imana kukitangiza vuba. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Turabashuhuje bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Arabohora TV ni ukuvuga ni channel ishobora kugufasha kubohoka, either kuri karande, ku bintu ibyo aribyo byose byakuboshye, cyangwa se n'ibibazo runaka wumva utabashije kwifasha, twagusengera Imana kandi ikagira ikigukorera. Reka rero dusenge Imana ubundi tuganire ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Mwami Yesu, uri data wa twese mwiza, uri inshuti yacu ya bugufi, uri ibyiringiro by'abera, ukunda itorero, ukunda abantu. Turagushimiye kuko uri urukundo, kandi waravuze ngo udakunda ntabwo ari uw'Imana. Natwe turagusaba ngo muri iri jambo uduhe imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe gukunda Imana. Turahagarika ikintu cyose cyarogoye umugambi w'Imana muri iki gitondo, kubwira ijambo ushimye ku isi yose yumva, ushimye ko abakunzi ba Yesu bumva, ndetse n'abandi bazaba abakunzi be, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ryanditse hano muri Matayo. Ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Iri jambo rero riri muri Matayo 18 umurongo waho wa 5. Haranditse ngo ageze i Kaperinaumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikare, aramwinginga ati, mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Uwo ni Yesu wabivugaga. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa. Amen. Tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nigenda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye ntikora iki, akagikora. Yesu abyumvise. Imana ishimwe. Nawe Yesu abyumva uyu munsi. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakahekenyera amenyo. Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we arakira uwo mwanya. Imana ishimwe. Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga. Imana idufashe. Amukora ku kuboko, ubuganga bumuvamo. Arabyuka, aramugaburira. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe na dayimoni. Itegeko gusa akiza abari barwaye bose.
itegeko gusa. Yesu akiza abari barwaye bose kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Imana nihabwe icyubahiro, amen. Iri jambo ni ijambo ryagize imbaraga muri jye, ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, rifite intego ivuga ngo Yesu ategeka ibyawe uyu munsi wa none. Yesu we iyo ahageze ntabwo yirirwa adiringa cyane, we ahita ategeka, amen. Uyu nguyu ngo yari umutware w'abasirikare. Uyu muntu rero ngo yari afite umugaragu urwaye cyane. Nkunda kwigisha inyigisho zibohora. Ngo uyu muntu yari aremaye, arembye. Uyu mugabo amenya amakuru ya Yesu. Birakwiriye yuko umenya amakuru ya Yesu, amen. Ubundi uyu Yesu tuvuga afite imbaraga n'ubushobozi bwo gutegeka, atiriwe aca ku ruhande, atiriwe abanza kubaza uko byagenda. We aravuga ngo ndategetse shira, amina. Uyu mugabo rero aragenda aramubwira ati mutware, ubu ndeba asize umugaragu wanjye aryamye ararembye cyane. Haramubwira ati none ko nzi ko ufite imbaraga, ko nzi ko wishoboye, ko nzi ko waziye abarwayi, ko nzi ko waziye abanyabyaha, wangirije umugaragu. Yesu baramwumva, aramubwira ati ngaho genda ndaza kuza. Uzimo umuntu ari kugusaba ikintu ukabwira ngo ndaza kubikora cyangwa ndaza kubitekerezaho, rimwe na rimwe ugahita ugenda ntanabikore, ni urugero. Ariko uyu mugaragu yamenye kwizera, aravuga ati ntabwo ari ngombwa mwami w'abami kugera mu nzu iwanjye, oya ntabwo ari ngombwa, kubw'imbaraga nkuzi ufite wowe tegekeraho, amen. Tegekeraho uri. Aravuga ati wikwirirwa wivuna, tegekeraho uri, ndabizi neza birakoreka. Imana ishimye cyane. Imana irashaka ko uzamura kwizera igategekeraho iri. Umugaragu yanga kugenda, aravuga ati ariko mutware, nanjye ntwarwa n'abandi, kandi nanjye hari abandi basirikare ntwara. Aravuga ati iyo bahamagaye nkababwira ngo nimuze mujye gukora iki, baragikora. Iyo babwiye ni mujye ku rugamba, baragenda. Uyu musirikare urugero Yesu aramubwira ati nawe mu butware ufite utegekeye hano byakoreka, utiriwe ugera no kuri tere. Imbaraga ufite ndazizi, imbaraga ukoresha ndazizi, ni imbaraga zihambaye. Imbaraga za Yesu ziyoboye isi yose, imbaraga za Yesu zitegeka uburwayi, imbaraga za Yesu zategeka ibyawe. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana, iri jambo ryantangaje. Yesu abampera umugisha bene data. Ndabizi neza ko mukunze ijambo ry'Imana, ndabizi neza ko rijya ribafasha. Ariko aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramubwira ati ni mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka. Imana nitegeke, Imana itegeke ubwo bushomeri bwawe, Imana itegeke igikundiro cyizi wawe, Imana itegeke ukore n'ubukwe bw'izina rya Yesu. Usibye aho ubukwe bizanagusaba no kurambagiza, ntabwo izaza guguture hejuru. Tegeka mwami. Ariko Imana itegeka ubu burwayi umaranye igihe kirekire, Imana itegeka izi kanseri, Imana itegeka izi hepatite, Imana itegeka ubu burwayi wivuje ahantu hose bikanga. Uko yategetse iby'uyu burwayi, iby'iki uyu muntu wari uremaye, Imana nitegeke n'ibyawe byaremaye. Here gushobora no kuba utarwaye, ariko ibibazo urimo bikaba bikurwaje, ukaba umeze nk'uwaremaye, ukaba umeze nk'udafite icyo uvuga. Ariko Yesu nahagera haravugana n'ibintu byose byakunanije, ategeke. Imana ishimwe. Yesu ajya ategeka na za karande, bya bindi abantu bita
Yesu afite imbaraga zikubohora izo karande mu izina rya Yesu. Iyi ni Arabohora TV. Yesu arabohora. Yesu wabohoye uyu murwayi w'uyu mutware wari utwaye abandi, nawe yakugirira neza, nawe yagufasha. Nigeze kurwara cyane igifu, ndivuza ngahora nca mu cyuma, ariko n'ubuzima bwo ku ishuri bwarimo, ariko Yesu aza gutegekera ahari, bitamusabye gusa ko yirirwaza, arategeka ndi muzima. Nawe Yesu nategeke agukize n'izina rya Yesu. Erega hari n'igihe uhora wivuza bakabura indwara, ariko Yesu nategeka, amina, birakunda. Mugirire icyizere kuko yategetse birakunda. Iri jambo ryantangaje cyane, ngo Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Nshuti y'Imana, ukurikije ijambo ry'Imana, wanyemereye ugakora kuri Yesu? Wanyemereye? Wanyemereye wowe ukagenda ukazabura kwizera? Hari undi muntu nawe ngo Yesu yaragiye yari umudamu, Bibiliya ivuga ngo yari umunyakanani. Ku basesenguzi ba Bibiliya bakavuga ko yari umugiriki. Uyu mudamu nawe ngo aragenda abwira Yesu, aramubwira ati mwami, ndakwinginze nkiriza umwana. Aramubwira ati mbabarira unyiriza umwana, nzi ko ubishoboye. Reba iyo urimo winginga Imana uri wenyine, nyemerera uyu mwanya uyinginge. Abarimo bakubwira ko bitazakunda, bima amatwi ubabwire ngo Imana namenye ndayizi. Ntabwo ireba aho umuntu avuka, ntabwo ireba icyaro cy'iwanyu, ntabwo ireba amateka y'iwanyu, ireba gusa kwizera, umwizere. Ikindi kandi uyu mudamu Yesu yamusubiza ijambo, aramubwira ati genda, ntabwo naziye abanyamahanga, naziye Abisirayeli. Umvira ijambo ukuntu ririmo inyuro. Ubu Yesu ari kubwira bahita ugenda, sinaziye abanyamahanga. Izi nyuro ni ntagatifu, ariko kubera ko Yesu yigenga, asubiza icyo ashaka, agakora icyo ashaka, ntacyo warenza umuca bugufi umubwira uti ndakubashe. Aleluya. Aramubwira ati sinaziye abanyamahanga. Ubwo uri umunyarwanda ntiwahita ugendera, wahita uvuga uti ndagiye. Uri umunyarwanda cyangwa umurundi wavuga uti ndagiye, narorere. Ariko uyu mudamu yahise apfukama ku birenge bya Yesu, aramubwira ati mwami. Yesu yamubwira irindi jambo rikomeye, aramubwira ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbigaburire imbwa. Uwo mudamu ahita apfukama ku birenge bye, aramubwira ati mutware, imbwa nazo nubwo zidatumirwa ku meza ngo zisangire n'umutware, ariko umutware yamaze gufungura, imbwa zitungwa n'ubuvungukira buva ku meza ya shebuja. Uyu mugore yari afite kwizera. Imbwa zitungwa n'ubuvungukira buva ku meza ya shebuja, ntabwo ubuvungukira mu bujugunya, ahubwo imbwa ziraza zikaburya. Yesu abyumvise aravuga turantangaje, Imana ishimwe, imbwa nazo zitungwa n'ubuvungukira buva ku meza y'abashebuja. Imana itugirire neza, Imana ibambere umugisha. Iri jambo ryantangaje cyane, iri jambo ryahoze ku mutima. Ihambire kuri Yesu, ubu uko byamera kose, nubwo nakwangwa n'isi yose, ariko Yesu uri inshuti yanjye, urampagije. Imbwa nazo, haramubwira ati imbwa nazo zitungwa n'umuvungukira buva ku meza y'abashebuja. Yesu abonye kwizera kwe, haramubwira ati madamu, ufite kwizera gukomeye, kwizera kwe gukora ku mutima we. Yesu akora igitangaza, aramukiza. Erega hari uburyo wakwizirika kuri Yesu, ibigeragezo byiza ngo utangire wivumbure, ngo utangire uvuga uti jewe
igihe nahereye nsenga Imana kuki itangiza vuba, Imana ikiriza igihe ishakiye, no kubuhumeka n'ubuntu bwayo, no kuburyama ukabyuka, no kububasha kugenda amaguru ari mazima, uzirikane ko hari abatayagira, no kuba ufite amaboko. Yo fasha duha Imana icyubahiro. Ubwo nabwo ni ubuntu Yesu yakugiriye. Ntabwo yananirwa kukugirira neza, ntabwo yananirwa kugukiza, arabishoboye. Ni umwami w'abami, ni inshuti yawe ya bugufi. Izindi nshuti zose, umuririmbyi yaravuze ngo nta izindi nshuti zose zaguharuruka, ngo Yesu we ntabwo ahemukira, abakunda, ngo kandi ibyaha byabo byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kugukunda. Urukundo rero rushobora gutwikira ibyaha byinshi. Erega ntiwavuga ko ukunda Imana udafite n'urukundo. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye kugira urukundo, birakwiriye ko wihanganira bene so, birakwiriye. Nubwo ibikubabaza ari byinshi, nubwo uwo mubiri ukubabaje cyane, ariko babarira na bariya bakugiriye nabi, babarira na bariya bakuroze, bababarire. Impamvu mbivuga ni uko hari abo bajya baroga rwose, ugasanga aramukeka cyangwa aranamuzi, sinagomba kumumenya, ahubwo bwira Yesu ategeke gusa, ategekere ahari. Imana ibamere umugisha. Ni ukuri iki gitondo byose nshishijwe bugufi no kukubwira ko Yesu mu mbaraga afite aje gutegeka ibyawe. Yesu aje gutegekera iwawe byakugoye, byakunaniye, Yesu aje kubikora. Waba se uri mu kazi ukabona umukoresha wawe nakureba neza, bwira Yesu ategekera ahari, atiriwe ahagera gusa, birakunda. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi, iri jambo riruzuye, iri jambo rirahagije. Bwira Yesu ategekera ahari, Imana ibamere umugisha. Rero waba wifuza ko dusengana, waba wifuza ko tukubwirira Yesu. Nagiye mbibona mu makomenti ko hari ibyifuzo byinshi mwagiye gutanga, ibi nabyo tugiye kubisengera. Nawe se waba ufite ikindi, wowe nyemerera uzamure kwizera, reka kwivumbura ku Mana, ahubwo bwira Yesu ategeke gusa, nta kindi. Yesu ntabwo bimufata n'amasegonda kugira ngo abikore, ariko agira ibisubizo bibiri. Ashobora kugira yego ndabikoze, ashobora kugira oya si cyo gihe. Ibyo byose ni ibisubizo, kandi iyo ubyumvise atari byo wari witeze urababara. Ariko menya ko Yesu ari we muyobozi w'iyi si n'ijuru. Yesu niwe muyobozi wawe mu rugendo, niwe muyobozi w'uru rugendo rutujyana mu ijuru. Kubera ko ari we muyobozi rero, uko akuyoboye byihanganire, ahubwo komeza umutima nk'uyu mudamu wakomeje umutima. Haravuga ati imbwa nazo zitungwa n'ubuvungukira, nawe ca bugufi. Ese uracyaca bugufi? Ese urakijijwe? Ese urashaka ko Yesu akubabarira? Ese urashaka ko Yesu aguhuza n'abawe? Wowe izere Yesu. Reka tugusengera Imana, Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ukuri kuzuye. Aba ni abakozi bawe bateze amatwi ijambo ryawe. Harimo abarwaye uburwayi igihe kinini, harimo Mwami abo tuzi n'abo tutazi, ariko tegeka Mwami, tegeka iby'uyu mupapa, tegeka iby'uyu mudamu, tegeka iby'uyu musore, tegeka iby'uyu mukobwa, tegeka iby'izi ngo, tegeka Mwami. Hari abambaye ibyifuzo bakurikiranye bakumva ijambo ry'Imana, Mwami ndabasengeye, tegeka Yesu, tegeka ubushomeri buhunge, tegeka intege nke zigende, tegeka uburwayi bukire, tegeka uyu mugongo ukire, tegeka iyi kanseri ikire, tegeka aba babuze amahoro bayabone, tegeka aba baremaye bakire. Haleluya. Tegeka Mwami, twarakubonye uri Imana, tukuvuga twarakwiboneye. Nta yindi Mana ikiza nkawe, nta yindi Mana itabara nkawe. Bene data bagukeneye ubutabazi Mwami, batabare. Ari abari mu Rwanda, ari abari mu bihugu byo hanze muri aya mahanga, ari abantu badashobora gusenga. Yesu tegeka
haleluya. Uyu nguyu urara adasinziriye, uyu wabuze ibitotsi, uyu ufite depression, tegeka kagahinda kagende mu izina rya Yesu. Tegeka mwami w'abami, dusenyeye satani muri iki gihugu cyacu no hanze. Satani we nta byicaro ufite, ahubwo Imana yacu niyo ifite ibyicaro mu mitima. Oh haleluya, urakoze mutanga bugingo, izina ryawe nirishigwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampere umugisha. Ndagira ngo mbibutse ko mwakora subscribe, share na like na comment kugira ngo tubafashe ubutaha tuzategure ibyo twabonye muri comment zanyu. Ikindi kandi iyi channel ni channel idashingiye ku idini, ishaka gusa gufasha abantu bakeneye ijambo ry'Imana ngo babohoke. Kandi n'ukuri iyo ubikoze ubu dufashije cyane. Mbashimiye abamaze kubikora subscribe na share na like, abatarabikora namwe mubikoze, biba ari inkunga nziza cyane. Imana ibaha umugisha, amen.